Iyi ni Hard 250 TV, dukurikiye buri munsi kugira ngo ubashe kumenya neza no gusobanukirwa iby'ubuzima n'amakuru atandukanye avuga ku isi buri munsi. Tubafitiye byinshi byagufasha kugira aho ugera mu buzima bwa buri munsi unyuramo. Uyu munsi tubazaniye ibintu 10 ukwiye kwitaho muri uyu mwaka. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka, ntabwo turagera kure. Biroroshye yuko wabyubahiriza umwaka ukazarangira ugeze ku ntego zawe. Ikintu cya mbere, kugira intego zo muri ubu buzima. Uyu mwaka niba utafite intego, bizakugora ko wamenya neza icyo ugomba gukora muri uyu mwaka. Rimwe na rimwe uzajya ukora n'ibyo utateguye kubera ko nta ntego wari ufite. Turakugira inama rero kugira intego. Iyo ufite intego ubasha no kumenya niba ibyo washakaga wabigezeho cyangwa utabigezeho. Icya kabiri, turakugira inama yo kujya ufata umwanya wo kwihererana n'Imana mu buryo bwo kuganira nayo. Reka tubifate nka meditation. Ujye ufata umwanya uhagije wo kuvugana n'Imana mu buryo budasanzwe. Uyiha umwanya, ndetse niba na ngombwa ufata umwanya wo kwitekerezaho mu buryo budasanzwe, bitume urushaho kugira izindi mbaraga zidasanzwe. Kuko mu kuganira n'Imana cyangwa se mu kwiganiriza, mu gufata icyo gihe cyo kumva utekereza neza, bituma hari izindi mbaraga ziboneka mu mutima wawe no mu buzima bwawe. Icya gatatu, ugomba kugira igihe gihagije cyo kuruhuka. Igihe gihagije cyo kuruhuka, iyo dukurikiye neza ibyo abashakashatsi banditse, bavuga ko byibuze ugomba kuruhuka amasaha 7 uryamye usinziriye cyangwa se 8. Ayo masaha nujya uyakoresha uruhuka, bizajya bituma ubasha gukora ku wundi munsi ukurikiye wumva nta kibazo na kimwe ufite. Ibyo ngibyo rero bizagufasha kugira ngo n'ubuzima bwawe burusheho kuba bwiza. Kandi muri uyu mwaka ugomba kugira inshuti nziza. Icyo ni ikintu cya 4 ugomba kwitaho. Reba neza impande n'impande mu nshuti zawe ufite, urebe inshuti ufite niba inshuti zawe ari inshuti nziza. Bati nabwirwa n'iki inshuti nziza mu nshuti mfite? Niba inshuti ufite mutajya inama, mudatabarana, tangira utekereze neza, nta nshuti ufite. Niba mujya kwinywera gusa mugasepera mukamera neza cyane, ariko mwagira mu bindi ukababura, izo ntabwo ari inshuti. Inshuti kugira inama, inshuti ni ikubwiza ukuri, inshuti ni ikuba hafi buri gihe. Rero reba neza niba ufite inshuti nziza. Kugira inshuti nziza ni ikintu cy'ingenzi cyagufasha muri uyu mwaka kugira ngo ugere ku ntego zawe. Ikintu cya 5 ugomba kuzitaho muri uyu mwaka, ugomba kugira umwanya uhagije wo gukora siporo. Byibuze umuntu wakoze siporo gakeya agomba gukora iminota 30. Ariko ntabwo ari itegeko ry'uko ugiye guhita utangira ku minota 30. Gerageza niba utajyaga unakora, niyo watangirira ku 10, ujye ugenda ugerageza gukora. Uko ugenda uzamuka uzagenda umenyera. Siporo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima kuko iruhura mu mutwe kandi ituma ubuzima bwawe bugenda neza. Ituma amaraso atembera, ituma ibintu byose bigenda neza. Rero ni ikintu cy'ingenzi kugira siporo muri wowe, kandi ni umwanya mwiza wo gutangira kwitekerezaho rwose ugakora siporo. Ushobora kuzikora ugenda, ushobora kuzikorera aho uri mu buryo butandukanye, kuko hari siporo zitandukanye. Icya 6, ndakugira inama y'uko utazacika intege ngo ugire ibyo uvamo watangiye kubikora kandi ubona bishoboka. Kubera ko isi turimo ni guhangana. Isaba guhangana, isaba kurwana, nturekure, ugakomeza ugakora kandi ugakora cyane. Igihe cyose uzacika intege ukabivamo, nta cyizere nkwayo cy'ubuzima. Ubuzima burakomeye inshuti yanjye, ubuzima burakomeye, burasaba ko umuntu ahangana. Wirekura ngo ubivemo, ahubwo shyiramo imbaraga ukomeze uhangane. Ndabizi neza ko igihe cyose utazacika intege ngo urekure, uzabigeraho, kandi uzabigeraho mu buryo bwiza. Ndabizi ko hazazamo ibikuvuna, hazazamo ibikuremerera, ariko ntuzacike intege, uzakomeze uhangane, uzabigeraho mu buryo bwa nyabwo. Ikindi kintu kidasanzwe aricyo cya 7 ugomba gukora muri ubu buzima muri uyu mwaka, ugomba gukora cyane. Gukora cyane
ntabwo ari uko wabize ibyuya, ahubwo ni ugutekereza ibyo ugomba gukora byose kandi ukabikora. Wabona ufite umwanya uhagije wo gukora ugakora, ntutegereze ngo kino kintu ngo reka nzagikore ejo, ubu ngubu ndabona atari ngombwa. Ahubwo akanya kose ubonye ugakoresha, kandi ntutekereze ko ushobora gukora ikintu kimwe gusa, ahubwo ushobora gukora n'ikirenze kimwe, kugira ngo ahari imbaraga zawe niziba zifite uburyo zirimo guhuzwa, zihurizwe mu bintu runaka, uze kujya kuruhuka wumva ko hari icyo wakoze. Hard working ni ikintu kidasanzwe kinanira abantu benshi, ariko ni ikintu gituma umuntu atera imbere. Abantu benshi bakoze cyane bateye imbere, bashobora kuba barasinzira igihe gitoya bitewe n'intego bihaye, bashobora kuba barimo gukora mu buryo budasanzwe, ariko gukora cyane ni urufunguzo rwo kubona ibintu byinshi cyane. Ikindi kintu cya 8 ugomba kuzitaho mu buryo budasanzwe, ugomba gushyiraho gahunda y'ibyo ugomba gukora. Ugomba kumenya ngo mu gitondo ndakora iki, nimva muri iki ndakora iki, nimva muri iki ndakora iki. Ese muri uku kwezi niyemeje kuzakora iki? Ese muri aya mezi 3 niyemeje kuzakora iki? Ese muri uyu mwaka niyemeje kuzakora iki? Mbega ukagira plan. Abandi bavuga ko ari action plan, cyangwa se ibikorwa byose uzabasha gukora ukagerageza kubikora ugendeye kuri plan. Kuko bikorera kuri plan cyangwa se kuri gahunda washyizeho, bituma utadeviya ngo uve mu ntego zawe, cyangwa se bituma utava mu ntego ugakora mu buryo bwa nyabwo. Ibyo bintu rero biguha no kuzabasha kumenya neza ngo ese ibi bintu nari nakoze, ibi bintu nari nateguye, ibi nari nashyize ku murongo, nabigezeho cyangwa se byarananiye. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cya 8 ugomba kuzitaho muri uyu mwaka. Nugikora ndabizi ko kizagufasha gukora ibindi bintu byose neza. Ikindi kintu kidasanzwe gikunda kunanira abantu aricyo cya 9, ndakugira inama yo ujya gusohora amafaranga wabanje kureba ko ibyo ugiye kuyasohorera bikenewe cyangwa se ari iby'ingenzi. Dufite ibintu byinshi tubona mu buzima bwa buri munsi dusohoramo amafaranga bitari ingenzi, biragwiriye pe. Nawe ubwawe ubu none turi kuvugana, itekerezaho wibaza ukuntu yasohora. Hari ibyo uhura nabyo mu nzira ukaburaguze, hari ibyo ugeraho barimo gutanga byo kurya ukabura ufasha ibyo kurya. Nyine hari ukuntu dusohora amafaranga mu buryo butajyanye. Nagira ngo nkugire inama ngo muri uyu mwaka nujya gusohora amafaranga ujye ubanza urebe, ese kuri ya plan yanjye ibi bintu biriho? Nusanga bitariho, ubanza utekereze, ese iki kintu kimaze iki kuba ngiye kugishyiraho amafaranga yanjye? Nurangiza ubone kuyasohora. Bizagufasha kugira ngo byibuze birangire warabashe kugira saving, cyangwa se warabashe kugira yubika ku ruhande, yagufasha kugira ikindi kintu gishyashya ukora. Kubera ko iyo ushaka kugira ibyo ukora nta saving birakunanira, ariko iyo warekuye amafaranga yawe uzi icyo yasohoreye, uzi impamvu yasohoye, bituma hari ayo ubika, bikazanatuma hari ibyo ubasha gukora mu gihe cya nyacyo. Ikintu cya nyuma kandi ugomba kwitaho muri uyu mwaka, ugomba kwiyumva cyangwa se kwiganiriza ubwawe. Iki kintu ugomba kwitekerezaho mu buryo budasanzwe. Buriya mbere y'uko uryama ukwiye gufata umwanya mutoya ugatekereza uko umunsi wagenze. Bizagufasha iki? Bizagufasha kumenya ibyo wakoze neza n'ibyo wakoze nabi. Ibyo bintu byose nubirangiza bizagufasha kumenya ngo ejo noneho nzakosora iki. Numara kubivuga ibyo bintu no kubibona no kubikoraho, ukabona umunsi uko uzagenda, noneho urangize wiyaturiraho amagambo meza. Akangaka it's like a bonus, ni nk'akantu k'inyongera mbashyiriyeho. Buri munsi ujye wishyiramo cyangwa se ujye utekereza ko uri umuntu ukomeye, ujye utekereza ko wakora ibintu bidasanzwe, ujye utekereza ko hari ibintu nawe ubwawe ushoboye, ujye utekereza ko niba hari abantu babishoboye, why not you? Witekereza ngo kubera iki bitaba njye. Numara kubitekerezaho bizatuma nawe ubwawe ubuzima bwawe ubona ko ufite agaciro kadasanzwe.
bizatuma nawe ubona yuko hari ibintu bidasanzwe bikomeye wageraho. Kwiyaturiraho amagambo meza ni ikintu gikomeye mu buzima bwa buri munsi. Rero ndumva nagira ngo mbaganirize kuri ibi bintu kandi ubisabe kugira ngo nawe ubyiteho, ubisabe umutima wawe ubiguhe, umutima wawe ubyemere, ubisabe umutima wawe kugira ngo uzajyane nabyo. Bishoboka ko hari n'ibindi utekereza birenze ibi ngibi, Imana izabigufashemo. Kora subscribe kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro nk'ibi ngibi bya buri munsi kandi byiza bizagufashe gutera imbere. Ndabizi neza ko uko uzajya ukurikira iyi Hard 250 TV hari ibintu byinshi byiza uzajya ubona, Imana izabigufashemo. Kandi abizi ko tuzajya tubana, usharinge n'abandi babashe kumenya neza ubuzima turimo kujyamo. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kubikoze.